abishwe navuga ko kugeza uyu munsi ntabwo tubibuka uko bikwiye mu gihe tutarabashyingura mu cyubahiro. Mu izina ry'umuryango Ibuka ndihanganisha imiryango yabuze ababo bagihora n'uburibwe bwo kudahabwa amakuru y'aho imibiri y'abacu iri ngo tuyishyingure iruhuke mu cyubahiro. Hakwiye gushakwa amakuru ahagije agaragaza aho imibiri y'abacu iri. Kuvuga ku munsi nk'uyu turi mu bitaro bya Kigeme iraremereye, kandi ntabwo nabibabeshya kuri twebwe ku barokotse urategura ukabura icyo uvuga kubera uburemere bw'amateka ari ahangaha. Imwe mu mpamvu ituma umuntu abura icyo avuga si uko iyi mibiri itaraboneka gusa. Nyiricyubahiro Musenyeri, umuntu wese yakwibaza uburyo mu myaka 32 nta mukozi umwe wenyine dufite wari uri mu bitaro bya Kigeme ubasha kugaragaza ko hano habereye ubwicanyi. Wenda abaza gukwikiraho banyomozi, ariko kugeza mu myaka 31 ahantu habereye ubwicanyi, abantu bakicwa ku manywa, zuba riva, kugeza uyu munsi mu bitaro bingana gutya tukaba nta muntu umwe wenyine wari muri staff cyangwa wari mu zindi nzego ugaragaza ngo hano habereye ubwicanyi. Uwo dufite wagerageje kuvuga yari umustajeri, nta wundi umwe, wenda baze kunyomoza. Ibyo biduha ishusho y'uko imibiri ya hano yahishwe nkana, yahishwe amakuru azwi, abantu bafite amakuru, ahubwo ari ukugira ngo bakomeze batoneke abarokotse. Ibyo nyakubahwa Visi Meya yigeze abivugaho, bigaragazwa ndetse na bimwe mu myitwarire ikigaragara no mu bitaro bya Kigeme. Hari ibyo yavuze kuvuga ngo abantu ngo nabaye mu 23 abantu nabaye byabereye mahanga, ariko hari n'ibindi. Munyemerere gato mvuge kuri Kigeme. Kigeme mu 1959 1960 abatutsi bahungiye hano ku Kigeme kuri diocese bahizeye yuko bahakirira. Abatutsi bari batwikiwe, inka zabo zariwe mu bice by'ubufundu n'ubunyambiriri. Bumvaga ko wenda biza gukunda bagasubira iwabo bagasubizwa ibyabo, ariko abakuru babisi cyakurikiyeho kubafata bakabapakira mu modoka twagarubaho bacirwa mu Bugesera, imitungo yabo iratangwa. Aho ni mu 1959 1960 mu 1973 aha hano hirya ku Kigeme nanone mu kigo cy'amashuri abanyeshuri b'abatutsi bahigaga baratotejwe, bikozwe na bamwe mu bari abayobozi babo, bikozwe bamwe mu banyeshuri bavuye muri kaminuza y'u Rwanda, bikozwe na bamwe mu banyeshuri bavaga mu by'Imana.
abanyeshuri barirukana, abari abakozi b'abatutsi bari bahari bajyanwa kure kugira ngo babone uburyo bavanwa mu kazi. Mu 1994 abatutsi bavuye Temata, bavuye Maheresho, bavuye no hirya Nyamugari, bavuye mu bice bitandukanye, nabwo bahungiye muri bitaro bya Kigeme bizeye gukira. Kubera yuko abavuga amateka yaha ari nabyo bitoneka abarokokeye ahangaha bayavuga uko bashaka, kandi navuga ngo bafite impamvu zabo ariko ntibafite guhindura ukuri. Bakavuga ngo abatutsi barahangaba ntawahapfiriye, barajyanwe. Bajyanwe mu matariki 13 z'ukwa kane, bapakiwe bakeya barazwi, nabo ntibarenze Umutaru, aho biciwe hano hirya abakuru mwese murabizi. Ariko umuntu akaba ari mu bitaro icyo gihe na n'uyu munsi akaba gihari adashaka kugaragaza ukuri, akarengaho akanemeza koko ngo abatutsi bari hano ntago bishwe. Abarokotse tuzi igisobanuro cya Pentecote yo ku itariki 22 z'ukwa gatanu 1994. Ahangaha amateka yaho tuzi igisobanuro cyabyo. Kandi ntago tuza kubahisha, bamwe mu bayobozi bayoboraga ibitaro bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ndabivuga, uza kubishaka aze kumbaza ndamuha details zirahari. Nyiricyubahiro Musenyeri, uwari umushoferi wa Musenyeri icyo gihe, ari mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ahangaha. Iyi nzu twicayemo uyu munsi, Madamu Dr. Claudette yabivuzeho, hajugunywaga imibiri. Iyi nzu hahubatse inzu, hajugunywe imibiri y'abatutsi basaga bagasanga bapfuye. Uyu munsi iyo mibiri ubwayo ntago tuzi ahiri. Muse kwihangana, njye nkunda kuvuga ukuri yuko bibaye ngombwa ari mvuga ukuri kose. Ibitaro bya Kigeme ko tutarabona abantu bahaguye ntabwo ari byo byonyine. Nujya hano hirya Centre de Santé ya Nyamagabe, abatutsi bahiciwe bose uyu munsi nta n'umwe turabona. Bikomeza kongerera inimba abarokotse jenoside. Umuyobozi w'ibitaro bya Kigeme, navuga ngo uyu munsi ibitaro mubereye umuyobozi bifitiye umwenda abarokotse, kandi umwenda utaza gukorwaho nuko tuzahibukira, ahubwo uzakurwaho n'imirimo izakorwa abacu bakaboneka bagashyingurwa. Ndaza kwitsa mu gikorwa cyo gushaka imibiri twari turimo, wenda nabyo baza kudufasha. Ubwo twashakaga imibiri muri uyu mwaka, hari ibimenyetso twagiye tubona kandi bigaragaza ko aho twashakiraga hiciwe abatutsi. Ibyo bigaragazwa n'imyenda itari umwe itari ibiri, imyenda myinshi. Ubwo twashakaga imyenda yose twagiye tubona ahandi twarayiretse, ariko hari force yubakiye iri pavome ifite isuku, bigaragara ko yagezwemo mbere yuko tuhashakira. Twasanzemo ibimenyetso by'imyenda myinshi.
bigaragaza yuko abacu bamwe bashobora kuba barashukunywa aho ngaho, kuko ni igice n'ubundi Dr Claudette yavuze twashakiragamo, bigaragara ko bamwe muri abo bantu bimuwe. Rero haracyari urugendo rukomeye, ariko ndizera yuko umwenda mubereyemo abarokotse uzakemuka. Nta nubwo nabibahisha, ndaza kubabwira aha ngaha, ngiye mbahagarariye mvugana nabo, abenshi ntibagifite imbaraga zo gutera intambwe zo kugera aha ngaha kwibuka ababo kubera ibikomere bafite. Dr Claudette reka nkomoze ku kantu gato yavuze yuko hari igihe cyageze abatutsi bake bari bamaze kurokoka bakajyanwa i Murambi. Wenda abantu benshi mwumva yuko zari impuhwe z'interahamwe cyangwa abandi bakoraga jenoside. No, ntabwo zari impuhwe, ahubwo ubwo ubwicanyi bwasaga nk'ubusozwe i Murambi, abakoze jenoside bashatse uburyo bwo kuzibanganya ibimenyetso no kugaragaza yuko nta cyabaye. I Murambi nta bwicanyi bwakorewe. Banyakubahwa, bari abantu bahajyanywe kugira ngo bigaragazwe yuko ahubwo abantu bahorokokiye, bigaragara yuko abantu babonye ubuzima, bwicanyi nta bwabaye. Abamaze gukora jenoside igihe cyose barangwa no kuyihakana no kuyipfobya. Rero abajyanywe i Murambi, abatabawe n'inkotanyi dushimira uyu munsi, ntabwo wari umugambi w'ubugwaneza, ahubwo yari strategy y'abica yo kugira ngo ubwabo bikize. Umwe mu bayobozi bari hano, cyangwa bari banayoboye itorero Anglikani, aho kubabazwa n'ubwicanyi bw'abatutsi bwari maze kuhabera, ahubwo yababazwaga nuko abakoze jenoside batangiye gusubiranamo bapfa imitungo basahuye. Ntago yitaye, ntago yahaye agaciro abana b'u Rwanda bari bamaze kugwa ahangaha. Turashimira abarokotse bagifite imbaraga zo kuza kwibuka, kandi munyemere nongere mbakomeze babyeyi, bavandimwe, bashiki banjye, bakuru banjye. Nagiye mbabona nkabona kwihangana birabananiye, ariko ni mukomere, kuko yaba ubuyobozi dufite uyu munsi bw'ibi bitaro, ubw'itorero, ubw'igihugu, twishimiye yuko butandukanye n'ubwabanje. Twishimiye ko ari ubuyobozi butanga icyizere, kandi twumva bizagerwaho. Banyakubahwa, nubwo igihugu cyakoze ibishoboka, haracyagaragara bimwe mu bibazo gikomeye gikomeza gushakirwa ibisubizo. Harimo ibibazo bikomeye by'ihungabana. Turahera ahangaha. Niba umuntu ashobora kurwara akaremba atuye Gasaka, ariko yajya gutekereza kwivuriza ahangaha akibuka yuko yahakomerekeye kandi atarabohoka kubera ko imibiri yahita iraboneka, biracyagoranye, biracyakomeye. Turacyafite ikibazo gikomeye cy'abahisha ukuri. Bavandimwe, nubwo baduha ubuhamya baduha ni buke. Turabuhabwa na Dr Claudette, ariko wari ufite ubwoba, wari wihishe. Turabihabwa n'undi mubyeyi nawe wari wihishe munsi y'igitanda. Ariko uyu munsi dufite abantu tuzi bakoze mu bitaro bya Kigeme, n'uyu munsi bakiri hano hafi. Ku itariki za 20 Kangahe twavuze, bacaga mu byumba bitandukanye n'ibikoresho by'ubwica, ubuhiri n'ibindi, bashaka abatutsi bari hano hanze.
amazina yabo arazwi, arahari. Ibyo biracyatera ihungabana. Turacyafite nk'uko navuze abanga gutanga amakuru. Ndabaha urugero mu karere kacu ka Nyamagabe, umurenge wa Kaduha, nk'uko nyakubahwa visi meya yabivuze, ku itariki ya 2021 tumaze kubona imibiri 75, kandi twari dusoje igikorwa cyo kwibuka, naho twari tumaze gushyingura indi yabonetse. Nta muntu watanze amakuru. Imushubi hano hirya, ejo bundi twibuka tuzashyingura, imibiri yabonetse, nta muntu watanze amakuru. Hano Gasaka twicaye Nyamugari, muri uku kwezi kwa 4 habonetse imibiri ahantu hatandukanye, nta muntu watanze amakuru. Mbazi, Cyanika n'ahandi. Ndasaba inzego bishinzwe, cyane cyane inzego z'ubutabera, tanga urugero nko mu murenge wa Gasaka, babonetse umubiri, nyir'umurima akabuza abantu gushaka gukorera aho hantu ibikorwa, katsimbarara, ariko ku bw'itegeko hakorwa hagasangwamo imibiri. Uwo muntu afite amakuru ku cyo uwo muntu akwiye kuryozwa, akwiye gutanga amakuru kuko yari abizi. Twagize amahirwe twibukira mu bitaro, ariko dufatanyije n'itorero. Nagize amahirwe, nabonye abashumba batandukanye, abantu bakoze Imana batandukanye. Njya numva abantu bihana ubusambanyi, bakihana ubusinzi, bakihana n'ibindi, ariko nabuze uyihana ko yagize uruhare muri jenoside. Hari ibyifuzo nk'abarokotse dufite bitandukanye. Icyifuzo cya mbere ni uko hakongera hagakoreshwa imbaraga zitandukanye abaraha mu bitaro bya Kigeme. Jenoside yabaye bareba, bari mu mirimo itandukanye, babazwa aho imibiri y'abacu yajugunywe. Ntabwo tubashinja uruhare muri jenoside, ariko ahantu hajugunywa abantu, ukorera mu bitaro, uri umuplato, uri umuzamu, uri umuganga, ntago aho hantu hayoberana burundu. Kandi nk'uko tubivuga, ntago haguye abantu 2, ntago ari 10, ntago ari 20, ni abantu benshi. Twifuza yuko mudufashije inzego zitandukanye, abo bantu bakongera bakabazwa, kandi byaba byiza na abantu barokotse cyane bakamenya koko hari icyakozwe. Icyifuzo cya kabiri no gukora raporo ishingiye ku bimenyetso byagaragaye. Twifuza ko hakorwa raporo, kandi byaba byiza ntibe raporo y'urwego rumwe, ikaba raporo y'inzego bihuriyeho, ndetse n'ibimenyetso byagaragaye bikabungwabungwa, kuko kugeza uyu munsi nubwo byagaragajwe, ariko turababazwa nuko nta trace yabyo, nta buryo bibungabunzwe, nta n'uburyo byabyazwa andi makuru. Tukavuga ngo habayeho uburangare, mudufashije byakwihutishwa. Icyifuzo cya gatatu, nyakubahwa Perezida w'inama njyanama twe dufite, nk'uko Claudette yagitanze natwe twe twakigize, nuko hari ahantu habungwabungwa dukurikije ibimenyetso twahabonye, habungwabungwa, ndetse abantu mu gihe cyo kwibuka twajya tuza byibura ababyeyi bakahagera bakaruhuka, hagakorwa ubusitani. Mu gusoza, munyemerere nshimire leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba yarahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi, kandi si yo yahagaritse gusa, kuko yahagaritse n'ubwicanyi bwari butangiye kwaduka hagati y'abakoze jenoside hagati yabo. Inkotanyi
kuzishimira ntabwo bihagije, mwatanze ubuzima muri ubuzima, mwarakoze. Kuko nabo dufite baduha ubuhamya nuko bafite icyizere, icyo mwabagaragarije n'uyu munsi baracyakibona. Turashimira mu mwese mwagize uruhare mu kuza kwibuka abatutsi biciwe ahangaha, kandi tubabwira ngo mushishikarize n'abandi kubibuka, bo ntabwo bizahagarara. Turashimira Dr. Claudette waduhaye ubuhamya, wakoze, kuko biraremamo imbaraga n'abandi bafite ubuhamya bwinshi bwa hano, kuko hari abo dufite hano barokokeye hano bafite ubuhamya buremereye, ariko kubera amateka hano batarabohoka bumva nta kintu bavuga. Biraduha icyizere cy'uko ku myaka izagenda ikurikirana bazabohoka. Turashimira mwe mwese mwagize uruhare mu guhisha abatutsi bicwaga, yo muba benshi batwararokoye abatutsi benshi.